wongera utekereze ngo nubwo mbikora nta wundeba, ariko ijisho ry'Imana rirandeba. Mwiyerekwa mbona umushumba waruragiye inama. Imana yambwiye ngo uriya mupasiteri ubonye niko abapasiteri benshi bapfiriye, uko niko n'uyu mubiri ukubwira ngo sambana, ukakubwira ngo riganya mwene so mwene da, ujya umenya ko hari umujinya uzatera. Nubwo uyu munsi uri kujya ukaryama, iyo usambana rimwe ugasambana kabiri ugasambana gatatu kane gatanu, ugasaminda ukayikuramo ukongera ugakuramo n'iya kabiri n'iya gatatu n'iya kane n'iya gatanu, muri iyi minsi isi buza amahoro kubera abaperezida bayoboye ibihugu. Mujya mwibuka ko hari umujinya uzatera. Ibinyamakuru byitwa yuko bitambutse ubutumwa byinshi, mbona Imana irabinyeretse. Ariko uyu mwanya ufite ikibazo imbere y'Imana kubera umuhigo wahize. Turashimira Imana rero ikomeje kuturinda kugira ngo dukore umurimo wayo, twamamaze ubutumwa kandi n'abari kumera y'isi babwumve. Reka rero mbere yo kugira icyo tuvuga tubanze dusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimye, ngushimiye ko wabanye natwe uraturinda, waturindiye imiryango. Mwami Uwiteka, iyo utaba mu ruhande rwacu ntabwo tuba tukibukwa, abandi tuba turi abasazi ku misozi, ariko Nyiringabo Imana wabaye mu ruhande rwacu uraturinda, waraturengeye. Mana, izina ryawe ndihabwe icyubahiro. Uyu mwanya rero ndagushimye ko wabanye nanjye. Uyu ni umunsi wa gatatu usenga aya masengesho. Mwami Imana Nyiringabo, ni ukuri ngeze ku musozo, ariko bibaye ngombwa yuko umpaye amakuru ngeza ku bantu bawe. Aya makuru rero ndayasengeye mu izina rya Yesu kugira ngo ume kuyatambutsa neza, kandi umuntu wese azabashe kumva icyo uvugana nawe muri aya makuru umpaye kugeza ku bantu bawe. Ngaho nyemerera uhumugisha abadukurikira bose, ari abakurikira ubutumwa dutambutsa bakabugeza ku bandi, ari abantu Mwami Imana Nyiringabo ni ukuri babasha gufashwa n'ijambo ry'Imana dutambutsa bahabwa umugisha. Turabizi yuko abadukurikira harimo abanyabibazo, hari abo Satani yasenyeye ingo, hari abo Satani yabuyeje, hari abo Satani yateje uburwayi, hari abo Satani yabujije amahoro, ariko abo bose Mana turabasengeye mu izina rya Yesu kugira ngo bagirire neza. Mana, abakobwa babuze urushako bubakire, abasore babuze uburyo bwo kubaka urugo ubacira inzira mu izina rya Yesu Kristo. Abo Satani yahombeje akabateza ibihombo mu byo bakora, ubarengere mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera abantu bawe abari mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda, ndasengera itorero ryawe, ndasengera igihugu cyacu, ndasengera ibihugu birimo abadukurikira mu izina rya Yesu Kristo, abadushyigikira mu murimo wawe, abo bose ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo. Tanga amahoro n'umutekano, kandi Mwami Imana Nyiringabo ni ukuri wibuka isezerano wavuze ku bantu bawe, uri Imana itabeshya, wibuka imirimo y'abera bawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze kugira ngo uyu mwaka wa 2026 buri wese azakubone Mana. Ni ukuri abakozi bawe bahamya neza kuri Imana, bakuvuga Mwami batavangavanga, abo tubasabiye umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ngaho nyemerera Mwami, nanjye umugaragu wakomeza ushyikire Mwami Uwiteka. Njya nkunda kukubwira ngo ntukabure icyubahiro mari, ushyigikire mu murimo wawe, kandi nubwo bitoroshye ariko Nyiringabo Imana ni ukuri ujye udushyigikira. Ni ukuri Mwami Imana utubere maso kugira ngo Satani ataturasa akatwinjirira, ahubwo Nyiringabo Imana ni ukuri ndasenze kugira ngo uyu mwanya iri sengesho senze rigere ku mwana mutoya, rigere ku muntu mukuru mu izina rya Yesu, ariko bimenyekane yuko dusengeye abakunzi b'Amakuru y'Ijuru TV, kandi umuntu wese ukunda yicano agakunda gukurikira ubutumwa dutambutsa abona ikimenyetso cy'ibyiza muri uyu mwaka. Kandi Nyiringabo Imana njya nkunda kubivuga, hari abadukurikira barahebye urubyaro, abo ngabo bibuke Mana Uwiteka Imana bagiriye neza. Hari abazengerejwe n'abarozi, hari abazengerejwe n'abadayimoni, abo bose ubibuke Mwami Uwiteka bagiriye neza. Kandi Nyiringabo Imana utanga ubwenge ku rubyaro rw'abantu badukurikira, kandi Nyiringabo Imana ni ukuri ndasenze, ni byinshi nasengera Mana Adonai Jehova Nisi Etrevo Shisefaine. Mwami Imana Nyiringabo, nubwo hari abaturwanya ariko dufite abadukurikira, kandi Mwami Imana bumva yuko ibyo dukora bifite akamaro. Urakoze Mwami, abo nibahabwa umugisha, abo nibubahwe Mwami, abo nubashyigikire, abo nubatera inkunga, abo nubafashe mu rugendo rwabo, kandi tuzaraganwe gakondo yo mu ijuru. Hari benshi
batemera ko ijuru ririho, ariko twebwe turaryizera kuko turaribona mu mwuka. Ariko naba batabasha kureba ngo bamenye neza yo ko ijuru ririho, nabo bagenderere kubw'ubutumwa tugiye gutambutsa. Kandi Nyiringabo Imana ni ukuri utanga amahoro, imbabazi zawe zigota abantu bawe. Urakoze rero Mwami, kura abantu nanjye mu izina rya Yesu, amen. Reka twihute dusome amagambo y'Imana ari mu Bafilipi, urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi, igice cyaho cya 3 n'umurongo wa 18. Turasoma tugeze ku murongo wa 20. Haranditswe ngo hariho benshi bagenda ukundi, abo nababwiye kenshi, nanone ndababwira ndira, yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Amaherezo yabo ni ukurimbuka, Imana yabo ninda, birata ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava, ari we Mwami Yesu Kristo, amen. Uyu Pawulo yitegereza abantu bitwaga abakozi b'Imana muri kiriya gihe cye. Mbonereho kubabwira yuko ibyo tubona none no mu gihe cyatambutse naho byabagaho. Pawulo yandikira ijambo, aryandika ashingiye ku byo yabonaga muri iriya minsi. Aravuga ngo hariho benshi bagenda ukundi, ngo abona babwiye kera, ngo nanone abona babwiye keshi, ngo nanone ndababwira ndira, yuko abo ngabo ari abanzi b'iki b'umusaraba wa Kristo, ariko ngo amaherezo yabo ni ukurimbuka. Ubu tuvugana witegereje ubona hariho ububyutse rwose bwo gushaka Imana. Ni ukuri pe, witegereje wareba ukavuga uti rwose ububyutse bwo gushaka Imana buriho, kuko ubusanga umuntu wese afite ishyaka n'umwete byo gushaka Imana. Ariko uyu mwanya ni ukuri nshaka kugira ngo tuganire ku kintu cyitwa kurimbuka, ariko turaganira n'ibindi bintu. Kurimbuka, aha hantu ndi turabona iki giti kiri hano inyuma yanjye, iki twese turakibona. Iki giti bibaye ngombwa yuko imvura ibaye nyinshi ikagwa, ahangaha nicaye hagacikamwe inkangu, iki giti kikarimbuka, nta byiringiro ushobora kumpereza uyu mwanya ngo uvuge ngo cya giti cyarimbutse. Urongera ugishinge mu butaka, kizamere rwose, kizave mu igiti rwose kizima kikibazwa, cyarimbutse. Mu by'ukuri ikintu cyarimbutse kiba cyarimbutse. Wowe uneze amatwi ku Makuru y'Ijuru TV, tekereza ijambo kurimbuka. Numara gutekereza iri jambo ngo kurimbuka, wongere utekereze ibyo ukora, wongere utekereze ngo nubwo mbikora nta wundeba, ariko ijisho ry'Imana rirandeba. Uyu munsi wa none Imana ibabajwe na babandi bitwa yuko ari abakozi b'Imana, ariko yakwitegereza abo bakozi b'Imana ikababura. Aba nibo Pawulo yabwiye ahangaha ngo, avuga ijambo rikomeye cyane, aravuga ngo hariho benshi bagenda ukundi, ngo abona babwiye kera, ngo nanone nongeye kubabwira ndira ko ari abanzi b'umusaraba, ngo ariko amaherezo yabo ni ukurimbuka. Dufite abapasiteri benshi bambara amakositime bakaberwa, bagakubitamo karavati, imisaraba hano,
imisaraba rwose ikaba iteye ku makote yabo, ariko abo ngabo Yesu yakwitegereza mu bitwa abakozi b'Imana akababura. Dufite abashumba benshi bitwa yuko bayoboye amatorero, ariko Yesu yakwitegereza muri abo bashumba n'ubundi akitegereza akababura. Nagiye mu iyerekwa mbona umushumba wari uragiye inama, ngiye kubona mbona wa mushumba ngo akubise amaso nkaho hakurya, ngo abona bari gucukura ikino, ngo hari ikinombe cy'amabuye y'agaciro. Agiye kubona abona abantu ngo bari gukuramwe amafaranga, mbona ataye wa mukumbi agiye muri cya kinombe cy'amabuye y'agaciro kugira ngo yishakire amafaranga. Akimara kugeramo, ngiye kubona mbona cya gisimu kirarimbutse kimurimbukiraho, mbona arapfuye. Za nama zisigara zitagira umwungeri. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo kuri uyu mubonye apfuye ntabwo ari uko yapfuye ngo bamushyingure. Mu bigaragara ariho, yitwa ko ayoboye umukumbi wa Kristo, ariko kubera irari ry'amafaranga ngo uriya mupasiteri yamaze gupfa. Imana irambwira ngo genda ujye kuri kamera ubivuge kugira ngo atazagera ugira icyo yireguza. Rimwe na rimwe muratubona mukabona turi abantu bagayitse, ariko ntago muzi yuko ngiki gitabo cy'Imana Bibiliya yimureba. Uzanareba uzasanga uhereye no mu ivuka rya Yesu dushingiyeho, uzasanga Yesu ntiyagiye akorera muri bya bintu bigaragara ko bikomeye. Ubundi Yesu ibyo bigaragarira hahandi mu biciriritse. Urareba ukavuga utari ku bundi uriya uri mu mashyamba, twebwe dufite vewiti zihenze, uriya uvuga iby'Imana akodesha, twewe tuba mu mazu y'ama etaje yacu tukagira nandi hirya no hino dukodesha. Buriya ibyo avuga ni ibiki? Mwibuke ijambo riri muri Zaburi y'Ijana-na-15 umurongo wa 2 rivuga ngo bahora bambaza umunsi ukira bati Imana yawe iba hehe. Hari abantu bajya bareba Imana mu bintu bifatika, kuri twebwe nibayibone, ariko abanyamwuka bo barayibona. Iyo ugendeye mu bifatika ntiwayibona, kuko wabona tudatunze amamiliyoni, wabona turi inzahare mu zindi nzahare rwose hano muri iyi si, wabona rwose pe turi abantu baciye bugufi, ni ukuri pe. Ariko ni ukuri Yesu agiye kubisobanura. Yesu agiye kubisobanura. Paulo yitegereza abantu bo muri icyo gihe, abona abantu benshi bafite ibyo bararikiye. Niko n'Imana yanyeretse by'umupasiteri, ziriya nama zisigaye zitagira umwungeri. Imana yambwiye ngo uriya mupasiteri ubonye, niko abapasiteri benshi bapfiriye mu kurarikira ubutunzi bw'isi. Barangije ibyagakwiriye kuba inshingano zabo, ibyo ntukabimbaze. Icyo bashaka ni amafaranga. Niba ari ukubwira umuntu ngo va mu byaha, njyewe ndakubwiza ukuri, wowe unkurikiye ku Makuru y'Ijuru TV, uri inshuti yanjye, ndakwemera. Inshuti yanjye, mugenzi wanjye, dufatanyije urugendo rujya mu ijuru. Niba uzi yuko ukunda Amakuru y'Ijuru TV, icyambere nakubwira, niba ugisambana ukavuga uti uko biri kose njyewe nkunda Amakuru y'Ijuru TV, umeze
nk'umwe muri ba bafana bari gufana Rayon Sport, bari gufana za match zitandukanye, ariko abakinyi bajya guhembwa bari abafana bagataha batyo. Umuntu mwarutse kumbwira ati nsobanurira inzozi narose. Arambwira ati narose ndi mu rusengero runini. Ngiye kubona mbona imbere ku ruhimbi hicaye abapasiteri b'abantu babicaye imbere. Ariko ngiye kubona mbona mu kanya filimi irahindutse. Mbona bahindutse abakinyi, abafana b'imipira, mbona ngo bari gufana umupira w'amaguru. Tibyo bintu byancanze. Ubwo se niyo utagira impano yo gusobanura inzozi, wowe ntiwazisobanura. Bigaragara ko muri bamwe babandi tubona imbere bitwa ngo bari gukora umurimo w'Imana bari imbere y'abandi, biragaragara yuko bameze nk'abafana bari gufana iki umupira. Barabwira abantu iby'ijuru ariko ntaryo bazabona. Barabwira abantu gukorera Imana ariko yareba ikababura mu bakozi bayo. Imana irambwira ngo gendo babwize ukuri. Nukuri aho waba uri hose, ibi ngibi tubona Imana ije kubisobanura. Iri jambo riratubwiye ngo abo ngabo n'abanzi b'umusaraba ngo Imana yabo ninda. Imana yawe wamaze kuyibona wa muhanuzi we. Mu gihe Imana yaguhamagariye guhanurira amahanga, ugahanura nk'uko utegetswe, ariko uyu munsi wa none ukabura guhanura bakwiye, mbese ukabwira abantu, ukababwira ibigendanye no kugira ngo bo bakwihere amafaranga. Warangiza ugatangira kubwira abantu ngo nibakohereza amafaranga, ngo bohereze ibitambo. Imana yawe ninda, ingorano zawe wamaze kuzibona, byararangiye. Icyakora uzarya babone twebwe ubu nk'ubu maze, uyu ni umunsi wa gatatu. Hariho aho bajya bavuga bati Imana ngo iguteyeho izindi nyama. Nkareba nkavuga ngo mbese ko dukunda gusenga, ubundi buriya byapfa gushoboka. Buriya uko ubu maze gatatu utarya, uko niko n'ubundi n'umubiri nawo, uko babaririmbyi batubwiye ngo umuntu w'inyuma arasaza, ariko ngo uw'imbere akarushaho kuba mushya. Niyo turi mu bihe byo gusenga, uw'inyuma tuba abarimo gusaza pe, ariko wa undi ndani w'imbere ndani, aho wowe utareba, uwo nguwo abagenda ahinduka mushyashya. Dufite abahanuzi benshi batagishoboye gusenga, bashyize amafaranga imbere. Kakubwira ati ngi bitarimwe amafaranga ntacyo twavugana. Ariko abo ngabo ndababwira ndira, nukuri abo nabanzi b'umusaraba. Imana yabo ninda. Yo birababaje, biteye agahinda kwitwa umukozi w'Imana, Imana yawe akabarinda. Ese hari umuririmbyi waririmbye ngo abakunda iby'isi ntabwo babihaga. Arangije araririmba ngo nabasogokuruza ngo nabo ntabwo bahaze. Ese mwene data, uragira ngo wakararikira iby'iyi si, uragira ngo uzabihaga? Nukuri ntabwo uzabihaga. Indirimbo ya 431 iri kutubwira ngo abakunda iby'isi ntabwo babihaga. Ibi bibashuka nta kizarokoka keretse abihanye Yesu akabakiza. Iyi si zashira n'ibirimo byose, inka n'imirima n'inoke n'inzoga, nta kizasigara bizaba umuyonga. Ubwisi zashira muzasigara he? Twebwe abakijijwe turanezerewe guca muri iyi si dufite amahoro. Mwami Yesu, turagushimira ko wadupfiriye ntituzarimbuke. Gwenda twere kuvuga kuri ibi bice byose by'iyi ndirimbo, tuvuge ku gice cya gatatu. Ibi bibashuka nta kizarokoka keretse abihanye Yesu akabakiza. Umuntu araza akagukandagiza inka, umuntu akagukandagiza imodoka, umuntu akagukandagiza inzu nziza, umuntu akagukandagiza amashuri, umuntu akagukandagiza imiryango, umuntu akagukandagiza icyari cyo, umuntu akagukandagiza kwa kuyoboye, ariko ibi bibashuka nta na kimwe kizarokoka.
umuntu akaza akagukandagiza uburanga, akakwereka yuko afite uburanga ari mwiza, ugasanga abakobwa baricaye barimo bari kunegura abahungu, ngo kariya ngo ni ka suruduwiri, ngo kariya gasa nk'inkono iteka, ugasa nuko si ubwo buranga uri kurata. Uwo mubiri wawe uzabora ushireho, ni ukuri pe, ni ukuri ye baba we, uzabora ushire mu minsi 2 gusa, indyo zizaba zatangiye kukwataka. Buri impamvu abantu bazana amafiyeri nuko batamenye Imana, ariko umuntu wamenye Imana amenya ko uyu mubiri ukubwira ngo jya gusambana uburi kugushuka. Nigeze mbwira ngo umuheto burya woshya umwambi bitari bujyane. Umuheto ukavuga uti, ukabwira umwambi ati ndagufasha ariko ugende wicura muntu. Umuheto ugafasha umwambi ukagenda ngo du, ariko bitari bujyane. Uko niko n'uyu mubiri ukubwira ngo sambana, ukakubwira ngo riganya mwene so, ariko ejo mu rubanza uyu mubiri uzakwihakana kuko uzaba waraboze. Ariko wowe ubwawe ndani ndagira ngo nkubwire yuko ibyo ukora byose uzabibazwa. Uyu mwanya tekereza kuri iki gice cy'indirimbo ngo ibi bibashuka nta kizarokoka. None uyu muririmbyi aririmba ngo iyi si zashira n'ibirimo byose, inka n'imirima n'inoke n'inzoga. Uyu nguyu yavuze ku nka, avuga ku mirima n'inoke n'inzoga kuko ari byo yabonaga. Ariko uyu munsi nababwira ngo wowe utuye mu mujyi wa Kigali ukiratana iyi miturirwa turi kureba tukabanza tukararama, ibi bibashuka mugatimana, nukuri byose bizaba umuyonga nta kizarokoka. Merutse muri Kenya hariya, merutse kujya muri Kenya hariya i Nairobi, nditegereza ayo mazu agaze nk'iyo hejuru, ndavuga ati najyaga ngera i Kigali nkavuga ngo Kigali irubatse, ariko hano haranyemeje. Nahabonye y'amazu mwene data neza amatwi maremare pe, ndavuga ni kabisa rwose Mana ushimwe kubera yuko unembereje. Nubwo mu by'ukuri wenda bigaragara yuko ndi hano kuri uyu mugabane wa Afrika, ariko nanone burya iyo ugenda hari aho ugera ugasanga hari ibintu biri ahantu utigeze ubona. Ndangije ndavuga ni Mana urakoze, ariko ndatekereza mbaza uwo twari kumwe nti mbese buriya aya mazu n'ay'abaturage. Barangije barambwira bati hano mu gihugu cya Kenya dufite abantu bakize ku rwego rwo hejuru, bataya ngaya n'ay'abaturage mu by'ukuri, ariko ntekereza ko nabo bazapfa. None rero ibi ngibi bijya bishuka abantu, twababwira iby'Imana sompire voshise fondrere shise fireman, abantu bakavuga ngo turabashuka. Paulo arandika ngo tugaragara nk'abashukanyi ngo nyamara turabukuri. Nukuri njya nkunda kubivuga, iyo aba mwari mubizi mukabimenya. Mu butunzi Imana yaguhaye wavuga uko biri kose, nanjye ngiye kuba inshuti y'Imana, nibura ngiye kwiyuzuza n'umukozi w'Imana, mbona urimo umwuka w'Imana, nibura muyoboze inzira, nibura andangira inzira nanyuramo. Haleluya. Burya iyo dusomye Bibiliya dusanga Yohana yaragiye kuri Yorodani ngo ajya kubatiza abantu, ngo abantu baraza, ngo abasirikari baraza, abakoresha bikora, abaturage bose baraza. Noneho ngo bamwe bakajya bamubaza bati none se twebwe nk'abakoresha bikora twakora iki kugira ngo nibura duhunguye umujinya uzatera? Mwene da, ujye umenya ko hari umujinya uzatera. Nubwo uyu munsi uri kujya ukaryama, ujye umenya ko hari umujinya uzatera. Iyo usambana rimwe, ugasambana kabiri, ugasambana gatatu, kane, gatanu, ugasaminda ukayikuramo, ukongera ugakuramo n'iya kabiri, n'iya gatatu, n'iya kane, n'iya gatanu, ujye umenya ko hari umujinya uzatera. Iyo ufata abantu ukaboshya gukora ibyaha, ukababwira ati njyewe ndabona wanyura muri izi nzira, iyi ndukayikuramo, ujye umenya ko hari umujinya uzatera. Ujya wibuka ko hari umujinya uzatera.
iyo ugenda ukiyoberanya mu bintu by'Imana ukifata nk'aho uri umuntu w'Imana, uri umuhanuzi kandi utari we, ujya umenya ko hari umujinya uzatera ukagaragaza umuntu wese icyo ari cyo. Baperezida bayoboye ibihugu muri iyi minsi isi buza amahoro kubera abaperezida bayoboye ibihugu. Mujya mwibuka ko hari umujinya uzatera kandi ibyanyu byose bigashyirwa ku mugaragaro, icyubahiro cyawe kigahigama, agaciro kawe kagahigama, amashuri yawe akajya hariya, icyo wari cyo cyose kigata agaciro, kuko icyo gihe umwami w'abami nyiribihe byose niwe uzaba ufite ijambo wenyine. Daniyeli ajya mu iyerekwa ngo abona ibuye rikomeye cyane, ngo riraza rifata andi mabuye yose ngo rirayasiribanga, ngo ya mabuye ahinduka nk'umurama waho bahurira muki. Ariko ngo agiye kubonabona ngo n'ubundi ngo za ngoma cyangwa se bwa bwami bwose ngo burarangiye, bukuweho n'iki? Na ryabuye. Iryo buye urarizi ni Kristo. Uyu Kristo niwe ndi kukubwira ngo reka kumwishushanyaho. Emera urye bikeya ariko akubone neza. Emera wambare ibyo ufite baguseke ariko nibura kwishimire. Muri iyi minsi nabwiye abantu, ubu dufite abantu bazi yuko ari bo bakiranutse hano kuri iyi si, ariko wabitegereza ukabagaya. Yesu yigeze yitegereza ngo umukoresha w'ikoro n'umufarisayo bajya gusenga. Ngo umukoresha w'ikoro aragenda, noneho ngo yikubita mu gatuza avuga ati Mana, sinari nkwiriye no kugera ahahera hawe, mbabarira kuko ndi umunyabyaha. Ariko umufarisayo ngo arangije aravuga ngo ndagushimye Mana kuko njyewe nameze nk'uriya munyabyaha. Arangije aravuga ati njyewe niyiriza ubusa kangahe, ntanga kimwe mu 10 mu byo nunguka, simeze nk'uriya munyabyaha. Ariko Yesu arangije aramugaya, aravuga ati dore mugende mubimenye, umuntu wese wishyira hejuru azacishwa bugufi, kandi uriya munyabyaha nubwo ari umunyabyaha yemera ibyaha bye, ari no kubisabira imbabazi. Ariko ngo wa munyabyaha yatashye atsindishirijwe, ariko wishyize hejuru ataha Imana iri kumugaya. Dufite abantu rero bazi yuko ari abakiranutse, ukareba ukavuga ati njyewe uko biri kose ibyo njyewe biragaragara, ndi mushumba, nyoboye itorero rinini. Ibyo byo kwitwa umushumba hari aho tuzagera birangire, kuko nutabikora neza. Nukuri ndagira nkubwire ngo igihe cyabyo ndagira ngo nkubwire ngo icyakora yerutse kumbwira ngo bamwe bazacyura inkoko bariye, abandi bacyura amafi bariye, abandi bacyura inyama bariye, abandi bacyura amafaranga babonye, ngo kuko benshi ingororano zabo bamaze kuzibona. Ariko Pawulo aravuga ngo nubwo abo bantu bameze batyo ngo Imana yabo yabaye inda, ariko Pawulo avuga ijambo dusomye hano ngo amaherezo yabo ni ukurimbuka, Imana yabo ni inda, birata ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Bahoza umutima he? Ku by'isi. Ubu tuvugana ufata ihene ukayishyira mu rwuri rwiza ruri mu bwatsi, ariko hirya hariya haba hari ibigori, haba hari ibishyimbo. Ya hene umushumba yareba hirya ugasanga iratorotse, igiye kona imyaka y'abandi, kubera yuko umutima wayo uhora ku by'abandi, uhora ku by'abandi. Rimwe na rimwe njya mbona abantu baragira ihene ugasanga bazishyize ibintu by'ibikombe mu kanwa, iminwa bayipfutse. Ya hene ikagenda yiruka ngo ujye kona imyaka y'abandi, yageramo ikabura uko ifata kubera ko umunwa upfutse. Mwene data ndagira ngo nkubwire ngo reka kurarikira ibitari ibyawe niba ushaka ubwami bw'Imana. Imana ikugendereye kangahe mu nzozi winangira umutima se? Imana igutumyeho abakozi bayo kangahe se winangira umutima? Ko wavugaga ubutumwa si uyu munsi ukaba warasubiye ku nzoguru kugira ngo ibyo ngibyo bizakumarira iki, ko ahubwo ugiye guhura n'umujinya w'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo mu rubanza rw'Imana idaca urwakibera ntacyo uzabona wireguza. Urirata ku bandi ngo uri umukire se uri umukire,
ko ari wowe ugereranywa n'iri torero ry'Ilawodokiya. Hano dusome hano mu byahishuwe turebe iri torero icyo Bibiliya irivugaho, kandi abari bari muri iri torero bumvaga yuko ari abantu bakomeye. Ibyahishuriwe Yohana 3:14 haranditse ngo wandikire marayika w'itorero ry'Ilawodokiya uti uwiyita Ame, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri, inkomoko y'iby'Imana yaremye, aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi nubire, iyaba wari ukonje cyangwa wari ubize. Nuko rero kuko uri akazuyazi udakonje ntubire, ngiye kukuruka. Kuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkennye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi, ndetse wambaye n'ubusa. Dore ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganyijwe mu ruganda, ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare, isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke. Abo nkunda bose ndabacyanka bahana ibihano. Nuko rero gira umwete wihane, dore magaze ku rugi ndakomanga. Unesha nzamuha kwicara na nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na data ku ntebe ye. Ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero. Mu by'ukuri iri torero ry'Ilawodokiya bumvaga ko hari abakire, bari bafite ama etaje, bari bafite amazu meza, bari bafite amamodoka arahenze, bari bafite amafarashi, bari bafite amagare akomeye, yewe bumva ko hari abantu bakomeye, bari bafite mu bigaragara amashuri menshi, ariko bakumva yuko ari bo bantu bariho. Ariko ngo Yesu abitegereje ngo abona n'abatindi bo kubabarirwa, ngo abona n'impumyi. Bari bavuga bati nitwe tuzi kureba, dore twarakoze none tugeza. Ariko ngo Yesu abitegereje asanga ngo n'impumyi, arangije asanga ngo bambaye n'ubusa. Dufite abantu bambara bakaberwa we, ariko Yesu yabitegereza akabona bambaye ubusa, isoni z'ubwambure bwabo ziri kugenda zigaragarira n'abandi. Natwe ubwacu hari abo tubona tukabona bambaye ubusa, tukabona abapasiteri bambaye ubusa. Nukuri dufite abantu we, nukuri bazi yuko ari abanyabwenge, ariko Yesu yabitegereza agasanga ubwenge bwabo nukuri. Bibiliya iravuga ubwenge bwabo ni ubupfu, kubera yuko batabashije kumenya ibyejo hazaza. Bibiliya iratubwira ngo umunyabwenge abasha kumenya neza yuko ejo hazaza ibintu bishobora guhinduka, agateganya ibizamugirira umumaro ejo hazaza. Ariko umuswa arahomboka, nuko nyine agahomboka. Iyo abonye inzoga aragenda akanywa, iyo abonye indaya nziza yifatanya nayo, iyo abonye ahantu hari amafaranga menshi nubwo bitari mu nzira yo gukiranuka aravuga ati ibyo ntacyo bitwaye. Nukuri ariko iherutse kunyereka, ngiye kubona mbona ibinyamakuru byitwa yuko bitambutse ubutumwa byinshi, mbona Imana irabinyeretse. Ngiye kubona mbona abantu babikoreraho benshi, mbona bari mwirimbi bari gucukura amabuye, ariko muri kwa gucukura amabuye y'agaciro najya kubona nkabona ngo bari guhigika imirambo. Numva ijwi rambwiye ngo rega nabari nabo bararangiye, barapfuye. Mu by'ukuri turabona abantu bagenda ariko bararangiye. Mu by'ukuri ntabwo uzi uwo uriwe. Iyi ndirimbo mu by'ukuri twumvise ukuremo isomo. Aba baririmbyi barahamije baravuga ngo twebwe iwacu ni mu ijuru. Nushaka uramo imyaka 80, 90, 120, ariko ujye wibuka yuko iherezo ndani ni mu nda y'isi. Kandi umaze kugera mu nda y'isi, umuntu w'imbere azabazwa ibyo wakoze ukiri muri uyu mubiri. Umuntu umwe duherutse kuganira, umumama turaganira, arangije arambwira ati nyine hari iby'Imana yari inyujisheho. Ndamubwira nti ariko ko mbona Imana yakongereye iminsi yo kurama, nkabona Imana yarakurokoye ibintu bikomeye cyane, Imana ikabimbwiye ngo ikomeje kukurinda. Ahita ambwira ati mukozi w'Imana nushaka burekeye aho ngo ubuhamye. Arambwira ati ngewe muri
2020 nagiye kwa muganga barambaga, ibintu biba birebire cyane, ndangije ngwa mu bitaro ndapfa, n'abaganga bankuraho amaso nyine byarangiye, bahamagara abantu mu miryango ati umuntu wanyu byarangiye. Arangije arambwira ati ngewe namaze amasaha 12 napfuye n'umutima udakora. Ariko arambwira ati muri ibyo byose ngewe nabonaga nibereye ahandi. Arambwira ati dore nge nagiye kubona mbona ndagiye ngeza ahantu, ngiye kubona mbona mbonye abantu narinzi bapfuye twasenganaga. Ariko ngiye kubona mbona ba bantu twasenganaga, ngiye kubona mbona ngo baje kunsuhuza. Noneho ngo baje kunsuhuza, nanjye nihutira kujya kubasuhuza ati runa muraho. Ariko ngo nyibageraho ngo mbona umugabo araje ngo hoya subirayo ugenda ubanze uhigura umuhigo wahise. Arangije arambwira ati ngewe nyiga muri sogondere ngeze trokome ubushobozi bwarabuze, noneho ndataha ishuri rinaniye, njya hariya ndavugana Imana, ndabona byanze kwiga, ariko uramutse ufashije nkabona ndize, nukuri 1/2 cy'umushahara ntazahembwa bwa mbere nazakiguhereza. Mbonereho kubwira abantu bahize imihigo, yewe shuti yanjye, nujya uhiga umuhigo ujye witondera umuhigo wahize. Bibiliya iravuga ngo guhiga umuhigo n'uwuhigure birutwa no kutawuhiga, kuko iyo udahize uwo muhigo nta rubanza rukubaho. Ariko ukimara guhiga umuhigo ukavuga uti uko biri kose Mana nunyemurira iki kibazo nzagura igitenge cy'umukozi w'Imana, nukemura iki kibazo nzatangira mituweli abantu 5, nunyemurira iki kibazo nzahereza abantu ibyo kurya, nunyemurira iki kibazo uyu mushahara nzawuhereza uriya muntu, nunyemurira iki kibazo nzishyura inzu y'umuntu kwezi, nzishyura. Utari wahiga uyu muhigo nta rubanza rwari rukuriho, ariko uyu mwanya ufite ikibazo imbere y'Imana kubera umuhigo wahize. Noneho ngo wa muntu ahita mukoraho ngo genda usubiraho banze ujye guhigura umuhigo wahize. Icyo gihe Imana yahise imucira inzira nyine, amaze gusenga iryo sengesho abona Imana iciye inzira, ariga ararangiza abona n'akazi, ariko yibagirwa wa muhigo yahize, ngo akajya ahembwa akabona amafaranga nawe ubwe ntabwo amunyuze. Ariko arangije hari ibintu byinshi cyane yabonye, yarambwiye ngo nabonye abantu bapfuye bakoze ibyaha umubabaro baba barimo. Arambwira ngo na n'uyu munsi naba ndi kurya, naba ngenda, naba ndi ku kazi, filime y'ibyo bintu ntabwo ijya imvamo. Ibyo bintu montage yabyo mora ndi kuyibona. Arangije arambwira ati rero iyaba abantu bose bamenyaga iki kintu, bagakwiriye kumenya yuko uyu mubiri nukuri tuwambaye ariko igihe kizagera tukawuvamo. Arambwira ati ngewe nyimara kureba ibyo bintu, amatwi nari narayatoboje narashizemo ibyuma, imisatsi nari narashyizeho ibisuko nk'iby'abasitari. Arangije arambwira ati ibyo bintu n'ibindi byose nari narakoze, n'inzara narasize n'ibiki byose, ati naraje nta muntu umbwirije mpita mbikuraho. Twaganira ibintu byinshi, ariko hari naho yambwiye, arambwira ngo yarabwiwe ngo ntabwo umuntu w'Imana akwiriye kugira imyifatire imeze nk'iy'abasitari. Burya niba turi abantu b'Imana ntabwo dukwiriye, mu by'ukuri tujya tubona abantu b'abagabo bafashe ibisatsi bagashyira ku mutwe,
biriya bintu ni iby'abasitari. Niba turi abantu b'Imana, dukwiriye kuba abantu b'Imana ku buryo dukwiriye kugira itandukaniro ridutandukanye n'abapagani cyangwa n'abanyamahanga. Buriya ndababwiza ukuri, umuntu w'Imana arashinganye, ariko bene data mwe gushukwa n'iby'isi ngo bibaherane imitima. Iyi si izashira kandi izashirana no kwifuza kwayo. Aba bantu b'Ilawodokiya Yesu yarabanenze cyane, ariko arangije atanga umwanzuro, aravuga ngo nimungureho izahabu nziza. Ni ukuri, mungureho n'umuti wo gusiga ku maso. Icyambere izahabu nibwo muri bungureho, nibwo butunzi bw'ukuri. Iyo zahabu ndakubwira ngo ni ijambo ry'Imana wumva mu matwi yawe, ryizere mu mutima wawe, kandi uzabuhirwa, uzaba umutunzi ukomeye. N'ubundi mungureho n'umuti wo gusiga ku maso. Uyu mwanya wa none, uyu munsi wa none, wongere urebe ibiri kure, were kureba ibiri hafi, ngo urebere mu bicezi. Ibi bya hano hafi ni iby'akanya gatoya, ariko twebwe abarungurutse hirya hariya turareba iby'iteka ryose, kuko ibyacu ni ibiramba, ntabwo ari iby'akanya gatoya. Uyu mwanya ushaka ukuntu wagura imyambaro kwa Yesu, wambika isoni, ubwambure bw'isoni zawe, kuko urimo ugenda wambaye ubusa, kandi iyo myambaro ni imirimo myiza yo gukiranuka. Uyu munsi wa none ni ukuri uhinduka umuntu mushya. Yesu arakubwira ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura, nzinjiriwe dusangire. Ndasoreza ku ijambo riri mu Bafilipi 4 umurongo wa 5, handitswe ngo ineza yanyu imenywe n'abantu bose, umwami wacu ari bugufi. Nimukagira icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Imana yacu ishimwe cyane. Ijambo narishaka ni ijambo rivuga ngo ineza yanyu imenywe n'abantu bose, umwami wacu ari bugufi. Ineza yawe imenywe n'abantu bose. Mu by'ukuri ntabwo bikwiriye ko abantu bakumenyeraho ko uri umuntu w'umunyabugugu. Dufite abantu b'abanyabugugu batarekura, ariko nyamara gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. Ni ukuri narabibonye. Mu minsi yashishe nagiriye neza umuntu, maze kumugirira neza nanjye nta buryo nari mfite, Satani araza aranyongorera, arambwira ati nyamara wabuze ubwenge, urareba ukabona uzagera kuki. Arangije anyereka ibintu bitandukanye, ndangije numva nanjye koko nibyo. Ariko akimara kunsura Imana ihita ingeraho. Imana irambwira ati genda utangariza abantu banjye, ubabwire yuko abanyabuntu bazabyibuha, ubabwire yuko abanyabuntu ubundi urukundo ngo rutwikira n'ibyaha byinshi. Iyo ugize urukundo hari n'ibyo Yesu ajya atwikira akabyirengagiza kubw'urukundo. Kandi burya abagwaneza barifuzwa. Umuntu akavuga ngo abantu baranyanga, abantu bazagukunda bashingiye kuki? Bibiliya ivuga ngo ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa. Niba ushaka ko abantu bagukunda, nawe hari icyo usabwa gukora. Ndagira ngo nkubwize ukuri, ntabwo abantu bashobora kukwiyumvamo uri umunyabugugu. Nta muntu wifuza umuntu w'umunyabugugu, nta umuntu udatanga, umuntu utarekura, nta muntu umwifuza. Kandi n'Imana ntikunda abantu. Urakareka gutanga kubera ko ntacyo ufite. Nta n'urubanza rwose pe, nta rubanza. Ariko ugasanga umuntu, yemwe umuntu yafashe amafaranga ashyira kuri konti araboroka, yewe afata imitungo aragwiza yibikaho, yewe arubaka amazu hariya aruzuza. Ibyo byose se uri kugira ngo hari icyo bimariye bene so? Ikigize icyo kimarira mwene so nuko ngo umwitegereze ukamenya yuko mwene so akeneye icyo kurya, mwene so akeneye icyo kwambara, mwene so akeneye gutangirwa mituweli. Icyo ni Imana izakwibukiraho. Mwene data, ineza yanyu imenywe n'abantu bose. Imana iranyongorera irambwira ati ikimenyetso cyerekana yuko
gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. Nuko uyu munsi nkweretse ikimenyetso cy'uko icyo wakoze cyanejeje. Icyo nakoreye uwo muntu nagiye kubona mbona ku mugoroba mbona Imana igikubye nk'inshuro 25. Imana irongera irambwira ati iki ngiki nyikoreye uriya muntu wagiriye ubuntu. Ndangije mbwira Satani iti toka Satani, wari urimo kushuka, wari urimo gutangira umugisha wanjye. Ubu tuvugana abantu benshi batangiriye imigisha yabo kubera kugundira. Ariko Imana igufasha. Umwuka wera nakubwira ngo kora iki ujye ugikora. Nkuko Mariya yabwiye abari abahereza akabwira ati cyo abategeka mu gikora. Ujya wumvira umwuka wera. Nta sono uzagira nubona Yesu. Wanyemerera tugasenga Imana. Nyemerera dusenga Imana. Ariko aba bantu bataye umurimo w'Imana kandi bawurimo. Nukuri bumve ko Imana iri kubagaya. Uyu mwanya unyemerere dusenga Imana. Wowe ubabaye ukareka gukorera Imana ngo ni ibigeragezo. Wumve yuko ibigeragezo uzahura nabyo biruta ibyo uri kurwana nabyo. Ahubwo shinyiriza urwana intambara nziza, n'ubundi umenye yuko ijambo rye ritubwira ngo bakirwana baratabarwa. Kandi nongere nkubwire wowe uri kwishingikiriza ku mwana w'umuntu, ukumva yuko umuntu ari mu kigo cy'Imana, ntacyo umuntu azakumarira. Ndagira ngo nkubwire ngo senga Imana, wishingikirize ku Mana. Imana izagutabara mu bikomeye. Aho umwana w'umuntu atagira icyo akumarira, Imana izakikumarira, kuko ni Imana ishobora byose. Njya mbwira abantu ngo burya bahanuzi mwewe mwifungiye n'imigisha yanyu. Iyo Imana ireba ikabona yaraguhaye isezerano ryiza, cyangwa Imana ikakwitegereza ikabona yaraguhamagaye izi yuko ukwiriye kurya, izi ko ukwiriye kwishyura inzu, izi yuko abana bakwiriye kwiga, warangiza ukirwanirira ukajya kwaka ibitambo ngo Imana iravuze ngo nimwohereze igitambo iki n'iki mbagire ku musozi, ko ndaha kuri uyu musozi ko nahageze nkoresheje itike, ninde natsi itike? Ndi imbere y'Imana ishobora byose, nahageze nkoresheje itike. Ariko se ninde? Jya muri comment wandike ngo nakwatse itike. Ubu se siniriwe sengera abantu batandukanye. Harimo n'abari bari kushima ngo uyu munsi ndagushimira rwose isengesho uheruka kusengera ryangiriye umumaro, ryankoreye umuti. Ndaha muri ubu butayu Imana yanyeretse abantu bafite uburwayi bukomeye cyane, ariko barakoreye Imana. Imana irambwira ngo ibibukiye ku byo bakoze. Buriya burwayi bwari bugiye kubahitana, ariko Imana ibongereye igihe cyo kurama. Nkuko yongereye Hezekiya imyaka yo kurama, irambwira ngo niko ibongereye imyaka yo kurama. Ndahana Imana yanyeretse abantu birukanwe ku kazi, uyu munsi bahagaze mu kibazo cy'ubushomeri, bari kubwira Imana ngo ibuka imirimo twakoze. Irambwira ngo irabibutse nkuko mwayisabye, ibibukiye ku mirimo mwakoze. Uyu mwanya wa none dufite abantu, nukuri dufite abantu Imana yaje kunyereka, abantu mbese bafite ikintu cyitwa ubugugu, bafite kwikunda, kandi bahora bari gutwereza ngo nyaboneka mu dusengere. Imana irambwira ngo ubabwire ngo uko ukuboko kwawe uko ikiganza cyawe kitabasha kurekura ngo gihereze abandi, ngo uko niko Imana nayo ifumbatiye ikiganza cyayo. Nta kurekura, nta uriri gusaba Imana ngo iguhereze ibyo yagukoreye. Se byo ni ikihe cyubahiro yabibonyemo? Kuvuga Imana ku munwa gusa. Erega abantu kuvuga Imana ku munwa biroro, ariko mu bikorwa bikabananira. Mureke dusenga Imana. Ibyo navuga ni byinshi. Yesu yampaye byinshi byo kuvuga. Ubwo abantu batera komenti bagatera intebe, bagatangira bakavuga bati ubu reka njyewe ntangire ikiganiro mvuge runaka. Nukuri njyewe Yesu yampaye ibyo kuvuga kandi bigirira abantu benshi umumaro. Nsengera nanjye ngusengere, tuzajyane mu ijuru. Imana iguhe umugisha shuti yanjye, ndagukunda. Amen. Reka dusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimye. Ngushimiye uyu mwanya umpaye gutambutsa iyi message, kandi ntacyo wamaye se nabwira abantu bawe iki.
Uwiteka ndagushimira yuko kera wigeze umbwirira hejuru ahangaha asenga, urambwira ngo ushyize amagambo yawe mu kanwa kanjye. Icyo gihe nari imeze nabi, ndavuga nese Mana, amagambo yawe mu kanwa kanjye ko atariyo naje kugusaba. Ariko wari uzi yuko uyu munsi wa none amagambo yawe azaba agirira abantu bawe umumaro. Ibyo ndabyibutse Mana, byahanuwe na mama Esther. Nukuri ntitwari tuziranye, ariko duhuriye hejuru aha dusenga numva mbwiye ayo magambo. Ariko uyu munsi wa none ijambo ryawe ryubahwe, ijambo ryawe rifite agaciro, ijambo ryawe ni ryiza, ijambo ryawe riduhesha agaciro mu bandi, ijambo ryawe rizaduhesha ubugingo, ijambo ryawe nitabaza rimurikira ibirenge byacu. Haleluya. Nyemerera rero abagiye gukurikira amagambo yawe, Mwami Imana, bahabwa umugisha, kandi abarwayi uzabakize, abafite ibibazo uzabatabare. Abantu badukurikira hano ku Makuru y'Ijuru TV tubasabiye umugisha aho bari hose, babe mu Rwanda, babe mu Burundi, babe Kongo, Tanzania, Uganda, babe muri Kenya n'ahandi, babe Malawi, babe muri Amerika, Canada, babe mu Bwongereza n'ahandi. Abakunzi bacu bose tubasabiye umugisha, kandi Nyiringabo Imana, buri mukunzi wese wiyicano Amakuru y'Ijuru TV abona ikimenyetso cy'ibyiza. Hari abakobwa Mwami Imana Nyiringabo nukuri badukurikira, abo ngabo ubaha umugisha. Abakeneye ingo bakiri ingo, hari abasore bakeneye kugirirwa neza nawe, abo ngabo bagirire neza mu izina rya Yesu. Ndasenze kugira ngo uhereye none abazakurikira ubu butumwa bose bazabona ikimenyetso cy'ibyiza, kandi urusheho kwagura iyi cano kugira ngo Mwami n'abatatuzi bazatumenye, barusheho kumva ubutumwa bwiza. Abantu basharinga ubu butumwa bajye ujye ubaha umugisha muri byose, kandi Mwami Imana nukuri ubagirire neza. Ngaho tugushimiye umwanya duhaye, ibidukwiriye nubiduhe kubw'ubuntu bwawe, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen.